Yes. Ngira ngo uri wambaza niba Afurika yigenga cyangwa se ikwiriye kwigenga. Ariko se buriya Afurika yakwigenga ite? Afurika ntabwo yakwigenga mu gihe tubona abaperezida babo cyangwa se bamwe mu bayobozi b'ibihugu bya Afurika bimwe na bimwe nabo ubwabo ntabwo barigenga muri bo. Ntibarumva bashiritse, ntibarumva nta bwoba, ntabwo baragira igihe cyo kumva ko nta bwoba baba bafite mu gihe baba bigenga. Kubera ko buriya kugira ngo wenda ibindi bihugu bibone ko Afurika yigenga binagaragarira mu bikorwa ndetse yewe no mu mivugire. Ese niba haba ikibazo muri Afurika ukabona nyine tubabarire, ukabona nyine nibura nta muyobozi, nta perezida n'umwe, nta baperezida batatu cyangwa se bageze muri batanu cyangwa se bageze mu icumi, reka tuvuge icumi kuko Afurika buriya igizwe n'ibihugu byinshi. Muri bya bihugu bigeze muri 55 ukabona haba ikibazo muri Afurika, ukabona nta baperezida nibura icumi bahaguze bati ibi ngibi turabyanze, ati tujya kwikemura nk'abanyafurika, tujya kureba abanyafurika wateshutse ku nshingano tube twamuhana natwe, nabyanga dushyireho natwe ingufu zacu nk'abanyafurika twikemurire ibibazo. Mu gihe icyo kintu kitarabaho ntabwo ngo Afurika izigenga. Yakwigenga ite se? Afurika yakwigenga ite? Wambwira ngo ikibazo kiraba cyagiye gukemurirwa i Burayi, ugasanga ibihugu by'i Burayi nibyo biri gufatira imyanzuro y'ibihugu bya Afurika, ukamenya ngo abanyafurika bagiye kugenga gute? Gusa njyewe mbona abanyafurika ntabwo bakunda Afurika yabo, nta na rimwe, ntabwo bakunda Afurika, ntabwo bayikunda. Ntazagire uwumbeshya ngo akunda Afurika. Wayikunda se gute? Ubu hari umuyobozi wo muri Afurika ukunda Afurika? Ntawe mpabona. Waba ukunda Afurika warangiza ikibazo cyaba ukagishyira abanyaburayi? Waba ukunda Afurika warangiza ukajya kugambanira igihugu cyawe i Burayi, ukajya kugambanira ikindi gihugu, ibindi bihugu byo muri Afurika ukajya kubigambanira ku banyaburayi n'abanyamerika? Ntibazatubeshye, ntabwo nta bakunda Afurika, nta wabona. Wenda ntabwo duca iteka ubutaha bazaboneka, ariko kuri ubu ngubu ntabo mpabona rwose kuvuga ngo hari abayobozi bakunda Afurika, reka ntabo. Kandi aho ibihe byari bigeze, abanyafurika bakwiriye kwigenga, bakwiriye ntibakurema Afurika bakayigira umugabane ufite icyerekezo cyawo utagendeye, udashingiye ku bazungu. Kuko bari abazungu twagiye tubabona ni abantu bareba inyungu zabo, ni abantu kandi basenya Afurika, ibihugu byabo byibereye aho ngaho. Ugasanga bo ikintu cya mbere bashyize imbere ni inyungu, ariko wareba ugasanga icyitwa kwita ku munyafurika, ku giti cye, kwita ku mibereho ye, ugasanga ni ibintu biri badakozwa, ahubwo bahita birebera inyungu zabo. Yes, nongeye kubasuhuza abakunzi ba channel yacu, abakunzi ba Afro Media TV, mbasuhuza muri hose, mbifuriza ibihe byiza. Hano uvuga ngo tugiye kuganira, ese Afurika hakorwa iki? Ni iki gituma Afurika itagera ku bwigenge nyabwo? Ni iki Afurika yakora kugira ngo ibe yagera ku bwigenge nyabwo? Nongeye kwifuriza ikaze ku kiganiro cyacu kitari kinini cyane, mbifuriza nyine ibihe byiza. Mu by'ukuri Afurika tugira tubona kutigenga, kwa Afurika. Hasi tubona ibikorwa byose bira muri Afurika, nta handi habera akajagari ni muri Afurika, nta handi bihugu by'i Burayi bitaba ibya Afurika nk'uko tubireba, nta handi usanga hari intambara z'urudaca zihora kandi ziterwa n'abanyaburayi usibye muri Afurika. Nta handi usanga mu by'ukuri ibihugu bigirizwaho nk'abanyafurika. Abanyafurika rero bakwiriye kwisubiraho,
kuko kuba bari uko bameze uku nguku, mbere na mbere twavuga ko aribo babyitera, nibo baba babyiteye, niko baba babiremye. Ko Afurika ni usanga ni umugabane ugizwe n'ibihugu bitari bikeya, ntabwo atari byinshi cyane ariko nta nubwo ari na bike. Ni ibihugu bigaragaramo imitungo kamere itandukanye ishobora kuba yafasha Afurika. Mbese Afurika ifite byose kugira ngo ibe nibura yagera kuri 80% kuba yaba yigenga yifatira ibyemezo, ariko abayobozi bayobora ibihugu bya Afurika bo ntabwo iki kintu barakigeraho. Abayobozi muri Afurika ni abantu usanga harimo abagambanirana, bakajya kubagambanira kuri ibyo bihugu by'i Burayi. Abanyafurika ni abantu usanga bagirana agashyari cyangwa se udushyari. Abanyafurika ni abantu usanga nyine bamwe baba baharanira inyungu zabo bwite kurusha n'abaturage babo bayoboye. Mu by'ukuri ibyo bintu byose ubishyize hamwe usanga ari byo biriya bihugu by'i Burayi, Abanyamerika n'Abanyaburayi bakwita bakwitisha Afurika cyane, ugasanga nyine Afurika nta hantu igera, nta myanzuro yigirira bitewe n'ibyo byose. Kuko ntabwo wambwira ngo Afurika yakwifatira umwanzuro mu gihe havuka ikibazo muri Afurika cyangwa se havuka nk'intambara runaka mu bihugu birenga 51, hakaburamo abaperezida n'icumi bishyira hamwe bavuga ngo nibura bavuga ngo ibi biri kuba muri Afurika ni ibiki, dukora iki cyatuma birangiza iyi ntambara. Ahubwo bose usanga ari abantu nyine bigira basi n'ibindeba cyangwa se ntibanyibonere nabi, ugasanga ahubwo bajya kwirirwa bateze amatwi Abanyaburayi. Mu by'ukuri rero nta Afurika yaragowe, nta Afurika ntizigera na rimwe ishyiramo izi ntambara tureba, mu gihe Abanyafurika bo ubwabo batarabasha kuba bashirika ubwoba, batarabasha kuba bagira ijambo, batarabasha kuba ari abantu bavuga nabo isi ikabumva, isi igatitira bitewe n'uko bagize ikintu bavuga. Biyikundira kubaho, biyikundira kubaho, baba banga ko ngo bakwicwa. Ariko mu gihe uri perezida, ngira ngo wakabaye perezida uzi ko n'ibyo byose ushobora guhura nabyo mu buzima, kuko hari icyo ugomba kwitangira. Ugomba kwitangira abaturage uyoboye. Abaturage uyoboye ugomba kubitangira, ugomba nyine kubashakira ubuzima uko babaho, kuko buriya uba wabaye umutwe wabo. Ariko mu gihe uri hariya ugomba guceceka ngo Abanyaburayi batakwiyumvira nabi, batakwikura ku buyobozi. Iki ni ikintu kibi cyane kiri mu Banyafurika, gukunda ubuyobozi kurusha uko ukunda abukorera. Abenshi turababona cyane, abenshi turabazi. Ibihugu bya Afurika nta terambere bigira bitewe n'iki? Bitewe n'iki kintu cyo kuba batiyumvamo Ubunyafurika, guharanira ko Umunyafurika, guharanira ko Abanyafurika batera imbere babaho neza, aho kumva ko bajya kubagambanira. Nicyo kintu kiranga Afurika, aho usanga ibihugu by'i Burayi biza gufata imyanzuro ibihugu bya Afurika. Byari bikenewe ko Afurika baba perezida tubona barenga ibihugu birenga 30 bo bishyira hamwe. Niba babona hari ikitagenda, hari perezida umwe muri Afurika uri gukora ibintu bitagenda, wakoze ibitagenda neza, wavuze ibintu bitari byo, mbese uri kuganisha kuba Abanyaburayi babona umwanya muri Afurika, uwo muntu bakamuteraniraho bati itware gutya cyangwa se natwe dushyire ingufu zacu tukurwanye. Icyo gihe rero iyo bigombye ko ibyo bihugu bibonwa n'Abanyaburayi n'Abanyamerika bakaba aribo baza kubikemurira, niyo mpamvu iteka tuzahora Abanyafurika turi hasi, turi munsi y'ibirenge by'Abanyaburayi n'Abanyamerika. Bitewe n'iki? Ntago Afurika ntibaramenya abo ari bo, ntibaramenya uko bagomba kwifatira ibyemezo, ntibaramenya uko bagomba kwigenga. Ibintu byose bishingira kuri ari abazungu, kuri Amerika n'ibihugu by'i Burayi. Mu by'ukuri kugira ngo tuzagire Afurika nziza, Afurika nzima, nuko haba icyo bita ubumwe bwa Afurika. Hakaba ubumwe bwa Afurika. Igihugu nka Kongo cyazamo ubuzima bubi nka buriya, ibihugu birenga 40 bigaterana,
kandi atari ubu tuvuga ngo ni bya byo guterana bya nyarureshwa, hari ibintu bagaterana bafite icyo bagiye gukora, umwanzuro bagiye gufata. Hariho ahantu intambara zadutse bakora ikintu bakora, bo bakifatira ibyemezo nk'abanyafurika bati reka tubikemure, nibyanga turashyira ingufu zacu. Afurika bakayishyira ku murongo, ibi nibyo bikenewe, naho ubundi atari ibi ngibi tuzagumya n'ubundi tugomye munsi, tuzagumya duhatswe na biriya bihugu bikomeye, biriya bihugu bigize gute, biriya bihugu bifite ingufu, biriya bihugu usanga nyine ni ibihugu usanga biba bigambiriye guteka Afurika cyane, ugasanga bo icyo bashaka uzarebe nta na kimwe bazaba badafite umunyafurika basa naho bakoreramo, cyangwa se batangiraho amabwiriza cyangwa bakoreraho ibikorwa byabo kugira ngo bishyirwe mu bikorwa muri Afurika. Oya, kandi ugasanga abanyafurika barabyemera, usanga abazungu baragutegeka ibi, barakubwira ibi ngibi, nawe ugiye kubigenderaho, ntubitekerejeho ngo ushyire Afurika imbere ngo ushyire Uburayi imbere. Bo bari kwishakira inyungu zabo, ariko wowe ugiye kurigwa ubateze amatwi ndetse no kurigwa wubaha ibyo bakubwiriza. Ntabwo nta na rimwe abanyafurika bazashiraho muri Afurika. Ugomba kuba intwari, wanabizira intwari ntabwo ziba zishize, ubutaha haza n'izindi zigakomerezaho. Ariko abanyafurika umwe atangiye nyine avuga ati batanyibonera nabi, batanyikora ku buyobozi, n'abandi bose ni kubabibona. So rero hakenewe amavugurura mu bitekerezo by'abaperezida ba Afurika, kumva ko bashyira imbere Afurika kurusha uko bashyira imbere Abanyaburayi. Ni mu by'ukuri abantu ntibiyicane kubera Abanyaburayi, abantu ntibibane kubera Abanyaburayi, abantu ntibigomye kwicwa kubera biriya bihugu by'i Burayi na Amerika. Ahubwo Abanyafurika bakamenya abo bari bo, bazanze bamenye abo bari bo, barebe icyo bagamije, barebe icyo bashyize imbere. Icyo gihe niba bari kumenya abo ari bo n'icyo bakeneye muri Afurika, Afurika nibwo izaba itangiye umurongo mwiza. Abakunzi ba channel yacu, ngira ngo reka tube dusoje ikiganiro cyacu, dusoreze hano cyo gusesengura ibibera muri Afurika cyangwa se imibanire y'Abanyafurika ndetse n'ibihugu by'i Burayi. Reka tube dusoreje aha ngaha, ngira nabasaba gukanda subscribe ndetse na like, tujye dukomeza tubane mu biganiro bitandukanye. Niba hari icyo twasesengura ubutaha, ngira ngo mwabyandika tukazabibona. Mukomeze kugira ibihe byiza.